Hello guys, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makeda Media Rwanda. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho rero ibiganiro byacu mukunda muri benshi. Tubashimira mwamaze gukora subscribe, mugenda musangiza abandi ibyiganiro byiza tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero mu bidukikije tukaba tugiye kuganira ku kirunga cya Karisimbi, turebe ndetse n'amateka yabyo y'ikirunga cya Karisimbi. Turebe se igihe cyabereyeho, se ikirunga cya Karisimbi kibayeho gite, hasi hashize igihe kingana iki, ese kiracyari mu birunga biruka, bimeze bite? Guys, nimujye kure, ndabasaba, icyo mbasaba ni ugukora subscribe, share, comment, mugakurikira nyine ibiganiro byacu, tukarebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye tubagezaho. Inshuti zacu rero, niyo mpamvu tubakunda cyane. Mbere na mbere tugomeza no kubasabira umugisha mu mwamaze gukora subscribe na share. Reka rero turebe imvo n'imvano y'umusozi Karisimbi cyangwa se ikirunga. Umusozi wa Karisimbi ni umwe mu miremire Afurika ifite. Ni umwe mu misozi miremire nyine iri muri Afurika, ukaba ahantu nyaburanga u Rwanda rufite, hakurura ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi, bitewe n'uko ibintu byinshi cyane uyu musozi ufite, cyangwa se uyu musozi wahoze ari ikirunga ufite ibintu byinshi bidasanzwe n'amateka yihariye. Uretse kuba Karisimbi iheruka kuruka mbere y'ivuka rya Yesu, ni ikirunga cyahitanye abantu, kikagira ikiyaga kigira ingano y'amazi ihoraho. Ikiyaga cya Karisimbi amazi yacyo ntabwo ajya ahinduka, haba mu zuba murabyumva, haba mu zuba ryinshi, yaba mu mvura nyinshi cyangwa se iringaniye, ikiyaga cya Karisimbi cyo kuri Karisimbi ntabwo kijya gihinduka. Usanga wenda niba ari mu gihe cy'imvura amazi yazamutse, niba ari mu gihe cy'izuba amazi yamanutse, oya, gihora kiri ku ngano y'amazi imwe. Noneho baratubwira ngo bitewe n'uko iki kiyaga cya Karisimbi kiri ahantu nyine hejuru, Karisimbi ikaba igiye ifite ibintu by'ibinogo hehe mu mpande zacyo, bitewe n'ukuntu yagiye iruka nyine ikagenda izana icika ibintu by'ibinogo mu mpande zacyo. Karisimbi, reka turebe se Karisimbi ubundi iherereye hehe, bimeze bite? Karisimbi rero iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ku mupaka uruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izengurutswe n'imisozi myinshi, uwa Bisake mu burasirazuba bw'ikirunga cya Karisimbi, Mikeno mu majyaruguru yacyo, ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo mu burengerazuba bwacyo. Iki kikaba ari kimwe mu birunga bikiruka, ndetse ubwa nyuma murabizi nyine byabaye ejo bundi, aho giherukira kuruka nta gihe kinini gishizemo. Nyiragongo ariko niyo ndimo ndavuga, niyo iheruka kuruka. Nuko reka dukomeze. Nubwo bitazwi neza igihe umusozi wa Karisimbi wavumburiwe n'amateka yayo mu gihe cy'abami, ariko hari ibintu byihariye birangwa ku musozi wa Karisimbi cyangwa se kuri uyu musozi. Reka turebe ibyo bintu rero ni ibihe. Ikirunga cya Karisimbi giheruka kuruka mbere ya Yesu, mbere y'uko nyine Yesu agera mu isi. Iki kirunga cya Karisimbi giheruka kuruka mu myaka 850 mbere ya Yesu, kibarizwa mu birunga byazimye bitakiruka. Uyu musozi ufite uburebure bwa metero 4519. Muri kubyumva? 4519 niho uburebure cyangwa se metero nyine kugira ngo uzamuke. Ni harehare cyane. Kugira ngo uyu musozi uwugereho nyine ugere ku gasongero, bigusaba kuzamuka metero 4519. Rero umusozi wa Karisimbi akaba ari umusozi wa karindwi mu misozi miremire Afurika ifite, ndetse ukaba umusozi muremure mu misozi y'uruhererekane rw'ibirunga biherereye muri Afurika y'Iburasirazuba izwi mu izina rya Mufumbiro
imyinshi muri iyi misozi ntikiruka uretse Nyiragongo na Nyamuragira biherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umusozi ukuze muri iyi misozi yose nyine mu birunga byo muri Afurika y'Iburasirazuba akaba ari ikirunga bita Sabyinyo, kiri mu Rwanda. Reka turebe aho kiri hagati y'u Rwanda, Uganda na Kongo. Bavandi ntimunyumve nabi, kuko iyo turi kwiga nyine ubumenyi bw'isi dusanga ko Sabyinyo ni kimwe mu birunga u Rwanda rw'ijute rufite. Reka twirebe rero imvo n'imvano y'izina Karisimbi. Karisimbi ryaturutse ku ijambo ry'Ikinyarwanda twese tuzi ryitwa amasimbi, bitewe n'urubura ruhora ku gasongero k'uyu musozi. Reka turebe impamvu rero Karisimbi ihorana urubura ku gasongero kawo. Haba mu gihe cy'imvura cyangwa izuba, umusozi wa Karisimbi uhorana urubura ruzengurutse uyu musozi. Ibintu bigaragaza ubukonje bukabije buba kuri uyu musozi nyine urumva ko nimba hahora urubura rurakonja. Nimba hahora urubura twese turabizi ko urubura rukonja, niyo mpamvu uyu musozi uhorana ubukonje. Cyangwa se iki kirunga ni umusozi uko ushaka ubyita uko nguko. Haba ubukonje buhora munsi ya °C 0 mu gitondo cyangwa se no mu ijoro. Haba hari ubushyuhe bungana na °C 0 buri munsi ya 0. Ubundi nta nubwo ari ni munsi ubwo ni muri negative. Ubusanzwe iyo umuyaga ugeze ku musozi ubura inzira ukazamuka. Iyo uzamutse ugenda ukonja, ari nako ukora ibicu, bigatuma iyo ugeze hejuru bisa nk'aho utwikira umusozi. Murabizi namwe nyine mu bihe by'imbeho tunarabibona niyo ataba ari ku musozi. Iyo hariho ubukonje umuyaga ugahuha, ugenda wiyegeranya ugakora ikintu twita ibicu, noneho ibicu byarangiza ku musozi hoho rero bihita bitwikira wa musozi ku buryo utakibasha kuwubona. Noneho reka twirebere ibintu bidasanzwe byabaye ku musozi wa Karisimbi cyangwa ku kirunga cya Karisimbi. Mu mwaka w'1908 ikirunga cya Karisimbi cyahitanye abashakashatsi. Murabyumva? Karisimbi yahitanye abashakashatsi. Katurebe tubiganireho mbabwire neza nyine uko byaje kugenda. Kuba iki kirunga giheruka kuruka mbere ya Yesu ntibikuraho kuba hari abantu cyahitanye. Murabyumva? Niba cyarahitanye abashakashatsi namwe murimo murabyumva, ntago kuba kitakiruka ntago bikuraho ko hari abantu cyagize cyahitanye. Reka turebe ngo cyabahitanye ryari rero. Ku itariki ya 27 Gashyantare mu 1908 itsinda ry'abashakashatsi b'Abadage ryari riyobowe n'uwitwa Igor von ryahuye n'uruva gusenya ubwo ryamanukaga ku kirunga rigana ku kiyaga gihari cyitwa Caldera Blanca. Iri tsinda ryari gufatanya mu bushakashatsi, ryari gufatanya mu bushakashatsi bari kumwe n'umushakashatsi wamenyekanye cyane mu Budage, Dag Adolf, wanavumbuye ibice byinshi bya Afurika. Aho bari bagiye gukora ubushakashatsi ku miterere y'ibirunga bikiruka biherereye mu burasirazuba bwa Afurika. Mu ibaruwa yo kuwa 5 Werurwe 1908 yanditswe na Igor von wari umuyobozi w'iryo tsinda ry'abashakashatsi, yagize ati: twari mu nzira turi kujya aho dukambitse munsi y'umusozi, kuko aho twari turi hari hegereye Caldera Blanca. Byadusabaga nk'amasaha 3 gusa ngo tuhagere. Twafashe icyemezo cyo kujyayo ndetse tumanuka tujyamo imbere muri icyo kiyaga turebe. Bafashe umwanzuro nk'abashakashatsi baravuga ati reka tugende nubwo bidusaba amasaha 3 kuva aho dukambitse kugera aho ikirunga kiri, then baramanuka bajyamo kugira ngo barebe. Reka twumvire ari byababayeho bisa nk'ibitangaza. Muri icyo kiyaga ntabwo hari harehare, oya,
twinjiyemo tumaze kurenga nka 1/2 cy'ubujyakuzimu bwacyo, hafi yaho ikirunga hafi yaho kigarukira. Baramanutse bageze nko muri 1/2 hafi yaho nyine ikiyaga kigarukira. Ntitwamenye uko bigenze, tubona ikirere kirahindutse, inkuba zirakubita, hagwa imvura y'amahindu menshi cyane avanze n'urubura, ibintu mu buzima bwanjye ntigeze mbona. Yakomeje avuga ko batiyumvishaga ko ibyo bintu byabaho muri Afurika, cyane ko ntaho bari barabibonye. Ati byari nk'ijuru ritugwiriye. Nyuma y'iryo sanganya hari ababashije kurokoka, ariko abandi 20 babura ubuzima. Yagize ati abantu 20 bishwe n'urubura, ndetse intoki za benshi zafashe mu isayo ry'icyo kiyaga. Biragoye gusobanura ibyatubayeho. Ubwo icyo gihe rero hari ku ngoma y'umwami wa 5 Yuhi Musinga. Nyuma y'igihe gito abazungu bari bageze hehe mu Rwanda. Noneho reka turebe ikiyaga noneho turebe kiriya kiyaga nyine kiri ku gasongero ka Karisimbi. Ntabwo kijya gikama cyangwa ngo kiyongere. Karisimbi kubera ko igizwe n'ibyobo, Karisimbi igizwe n'ibyobo byinshi byagiye bikorwa ubwo iki kirunga cyarukaga. Icyobo kinini muri byo ni icyiswe Caldera Blanca, kirimo amazi atajya akama cyangwa ngo yiyongere nubwo hava izuba cyangwa hakagwa imvura nyinshi. Ibi byemezwa n'abahaturiye cyangwa se n'abaturiye iki kirunga, ndetse bavuga ko gifitanye isano n'imyizerere gakondo y'Abanyarwanda, cyane ko cyiswe mu ntango, ikaba ari intango bitirira Ryangombe. Umwe mu baturage waganiriye n'itangazamakuru rya RBA ubwo umunyamakuru wayo yasuraga iki kirunga muri 2016, yaragize ati icyo tuzi rero ni uko batubwira ko iyi ntango mubona hasi harimo amazi, bavuga ko aya mazi afitanye isano cyangwa se afite aho ahurira n'ikiyaga cya Kivu. Impamvu bavuga ibyo bintu, murabona uyu musozi uturukamo amazi menshi aza muri iyi ntango, ariko mu gihe cy'imvura aya mazi ntabwo ajya yiyongera, no mu gihe cy'izuba ntabwo ashobora kugabanuka. Nk'uko nanone tubyumva n'abantu badutanze kubona izuba, batubwira ko iyi ari intango, ntabwo bahegera iyi ntango ya Ryangombe. Ntabwo abantu bahegera nyine, kuko iyi ntango cyangwa se aya mazi ari muri Caldera Blanca muri gasongero k'ikirunga bahitiriye Ryangombe. Urumva ko abantu ntabwo bakunda kuhajya. Uyu musozi rero ufite byinshi biteye amatsiko, niyo mpamvu uzamukwa n'abatari bake bibavunnye, ariko bakiyemeza kujya kureba ibyiza biwutatse no guca agahigo kuzamuka metero 4519. Guys, reka mbashimire, reka dukore parti ya mbere cyangwa se agace ka mbere k'iki kirunga cya Karisimbi, then tuzakomerezaho ubutaha. Icyo ngusaba ni ugukora like, share, comment na subscribe wowe utarayikanda, kugira ngo ukomeze ubone